Mwiriwe neza nk'ibisanzwe iki ni ikigo cya Action Driving and Languages School. Tugiye kurebera hamwe rero isomo ry'imivuduko y'ibinyabiziga. Ngiye ugiye kubafasha cyangwa se tugiye gufashanya, nitwa mwarimu Shumbusho Jean. Turagendana neza, tugiye kureba rero bimwe mu bituma umunyeshuri atsindwa cyangwa se mu byatuma atsinda agendeye cyangwa se ashingiye ku mivuduko y'ibinyabiziga. Iyo batubwiye imivuduko y'ibinyabiziga, icyambere tugenderaho ni utuntu tubiri, aribyo twita imivuduko y'ibinyabiziga mu nsisiro cyangwa se imivuduko y'ibinyabiziga hanze y'insisiro. Tuvuze imivuduko y'ibinyabiziga hanze y'insisiro, nibwo dusangamo ijambo rivuga ngo ni iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko. Mu gihe rero nta mategeko awugabanya by'umwihariko, hanze y'insisiro imivuduko igenwa ite? Ibinyabiziga byose bishobora kuba byagenda bigatwara uburemere butarenga toni imwe, cyangwa se ibinyabiziga byose bishobora kugenda twita ko ari ipikipiki, cyangwa se ibinyabiziga twita amavatiri asanzwe, cyangwa se bitwara uburemere butarenga toni imwe, umuvuduko wabyo ntabwo ushobora kurenga kilometero 80 ku isaha. Nibwo mu kizamini tubaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko, umuvuduko ntarengwa w'ipikipiki ni kilometero zingahe mu isaha? Gahita nsubiza ngo ni kilometero 80 ku isaha. Cyangwa se bakavuga ngo iyo atari mu rusisiro cyangwa se ahatari mu rusisiro, umuvuduko ntarengwa ku modoka ku binyabiziga bifite uburemere butarenga toni imwe ni kilometero zingahe mu isaha? Gahita nshaka kanditse kilometero 80 ku isaha. Reka turebe ibinyabiziga bita amataxi cyangwa se amavatiri y'ifasi. Iyo tuvuze amataxi y'ifasi, taxi y'ifasi cyangwa se amavatiri y'ifasi, ni zino modoka. Iyo tuvuze ifasi ni agace cyangwa se parcelle, bivuga ngo ni ahantu ushobora kuba watwara abantu ariko ukabageza mu gace kamwe ntuwe wabagarura, cyangwa se ukaba wabavana hano ukabajyana ahandi. Twavuga nka urugero, twavuga iyo imvura yaguye ku kazi, hari igihe utega imodokari. Iyi modokari utega ariko uhamagaje taxi vatiri atungeza hano muri quartier, guhita tongera ukagaruka, iriya niyo twita taxi y'ifasi. So taxi y'ifasi rero, cyangwa se imodoka twita amavatiri afite uburemere butarenga toni 3 n'igice, umuvuduko wabyo uba kilometero 70 ku isaha. Imivuduko y'ibinyabiziga rero hano batubaza ngo iki? Bashaka tubaza bati iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko, umuvuduko ntarengwa ku mataxi y'ifasi cyangwa se amavatiri afite uburemere butarenga ibiro 3500, ubwo ni toni 3 n'igice, ntugomba kurenza ipine kurikira. Ngahita nsubiza ko ari kilometero nibura 70 ku isaha. Imivuduko y'ibinyabiziga rero batubwira hano handi ni ibijyanye n'ibinyabiziga bitwara abantu hamwe. Iyo tuvuze ibinyabiziga bitwara abantu hamwe, cyangwa se bitwara uburemere buri hagati y'ibiro 3500 n'ibiro 12500, bivuga ngo imodoka ifite uburemere buri hagati y'ibiro kuza kuri 2 biro, cyangwa se itwara uburemere buri hagati ya 3500 na 12500, umuvuduko wabyo ntabwo ushobora kurenga kilometero, ndetse n'ibitwara abantu hamwe nuko twabifatanije nta kibazo, umuvuduko wabyo uba kilometero 60 ku isaha. Ikibazo tubazwa hano sasa rimwe na rimwe, nubwo twabifatanije ariko bakunda kutubaza kimwe muri ibi ngibi, bakatubwira ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko, umuvuduko ntarengwa ku modoka zifite uburemere buri hagati y'ibiro 3500 na 12500, ntugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ngasubiza ko ari kilometero 60 ku isaha. Cyangwa se bakambaza ibinyabiziga bitwara abantu hamwe, umuvuduko wabyo ntushobora kurenga kilometero zingahe mu isaha? Ngasubiza kilometero 60 ku isaha. Ikindi twavuga ni kunyabiziga bitwara uburemere burengeje bino biro, burengeje ibiro 12500. Hari inyabiziga bitwara uburemere burenga ibiro 12500, cyangwa se inyabiziga twita velomoteri. Iyo tuvuze velomoteri, scooter cyangwa se mopeds, ni kano ubusobanuro bwa velomoteri tuzabureba ubutaha, ariko velomoteri ndumva twese hafi ya twese tuyizi, tuzareba ku rindi somo rikurikira nta kibazo. So velomoteri umuvuduko wayo ntushobora kurenga kilometero 50 ku isaha, ni kimwe n'ibinyabiziga byose bitwara uburemere burengeje ibiro 12500. Ikindi batubwiraho hano, batubwira ko iyi mivuduko ikurikizwa iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko. Aramutse ahari, ntabwo uyu muvuduko wakurikizwa. Tutanga urugero,
twabonye ko ipikipiki umuvuduko ari kilometero 80 ku isaha. Ndamutse ngiye mu muhanda nkabona icyapa kitubwira ngo birabujijwe kurenza umuvuduko wa 60 ku isaha, ntwaye ipikipiki, nakubariza umuvuduko wa 30 kubera ko ari icyapa cyabimbujije. Bivuze ngo uyu muvuduko ukurikizwa iyo nta mateka awugabanya by'umwihariko. Aramutse hari turayubahiriza. Reka turebe imivuduko y'ibinyabiziga noneho mu nsisiro. Yari yanze nsisiro, tugiye kureba mu nsisiro. Ikindi ariko reka tubanze turebe n'ubundi ku mivuduko y'ibinyabiziga by'ubuhinzi kimwe n'ibindi bidasanzwe. Turebe ibyo bidasanzwe ni nk'ibihe. Urugero, tuvuge ko ibinyabiziga bidasanzwe twavugamo ibinyabiziga bihinga. Ibinyabiziga bihinga hari n'ibindi batubwira ngo ni ibidafite ibizibuza kwiceka kuko ariko byakozwe. Cyangwa se ibinyabiziga bifite imipira irambuka cyangwa itarambuka. Umuvuduko wabyo ntugomba kurenza iyi parakurikira. Ngasubiza kilometero 25 ku isaha. Ibintu rero kugira byumvikane neza kurushaho. Niba tubwiye imodoka zidafite ibizibuza kwiceka kuko ariko byakozwe, umunyeshuri arabisoma kumbere mucanze neza nk'ibihe. Muzi musanzwe iyo ikinyabiziga kigeze nko kuri dodani kiridunda, ntabwo kiridunda, ntabwo ciceka amandi magambo. Kuba kidunda nuko ko gifite ibituma kidunda cyo twita amortisseur. Usanga nka za mashini zifite ibinyuru bigenda byirambura hasi ku butaka nka bino byo mu buhinzi cyangwa se bigenda bikoreshwa ku mihanda, usanga kigenda kirambura kuri dodani ntikidunde. Bivuze ngo ziriya mashini z'ubuhinzi cyangwa se bifite imipira irambuka cyangwa itarambuka, byo ntago bifite ibibuza kwiceka. Bivuze ngo rero niyo mpamvu tuvuga ngo ni ibinyabiziga bidafite ibizibuza kwiceka kuko ariko byakozwe. Umuvuduko wabyo ni kilometero 25 ku isaha. Hano hari ibibazo bibiri rero. Ikibazo cya mbere bashaka kubaza bati iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kuko ariko byakozwe, ntugomba kurenza iyi parakurikira. Uzavuga ko ari kilometero 25 ku isaha. Icyo ni icya kabiri dushobora kuba twabazwaho kuri isomo ry'ibyerekeye cyangwa se ibirebana n'umuvuduko w'ibinyabiziga by'ubuhinzi. Iyi mivuduko ikurikizwa iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko. Murakoze cyane rero, nitwa Mwarimu Shumbusho. Nk'ibisanzwe iki ni ikigo cya Action Driving and Language School. Urakaza neza, byinshi ngwino nkwigisha aha ngaha uzakora inshuro imwe gusa. Murakoze cyane.